murakaze neza kuri ya TV show. Asho TV. Turabasuhuje abakwanze subscribe na abana bacu. None abareba batarakoze subscribe, mbese abakanze subscribe ni bakavukire. Abatarakoze subscribe nabimukira. Abimukira subaje abayimigra. Nukuri ko babaye nyine baba bari mu gihugu babona service nk'izabandi nabo bari kumva rero araba imigra iryo zina niribi barihindure pe cyane abo umwana mu rugo nuko ngo iyo ukanze subscribe kuri AP TV show ububonye permanent residence kabisa ubonye icyangombwa c'ubutaka yego cyane kandi niba baranakunyanganyije isambu yawe ahantu tuye ukande subscribe noneho umuntu wayikunyanganyije uzomwereke kuri telefone ati kuri ya TV show mfite ikibanza cyane umukomeje umubwira ati warayitwaye ariko Imana hari icyo yakoze ari cyo yanshumbuse sibyo yampaye gukurikirana ya TV show kaba narakoze subscribe yampaye umuryango reba mama wawe ariko ukuntu ari icyuki rebe nasukunda ari bogari ariko nyoko niwe cyane turabasuje n'ukuri turabaramukije abari guhera mu mirambizo y'isi ngenda suza cyane abantu bari Bangladesh ngenda suza abari ruguru ni he ruguru mu minembwe mu minembwe ni ho naho yo muvuze ruguru ari gihe munajyaho ni ruguru nyine ruguru so ruguru hejuru ariko muze muvuga mu minembwe iwacu turabasuhuje tubahaye kaze twari tumaze iminsi ariko nawe utuye muri Katari ndabona Aline mazina wanjye twakoranyeyo ndamusuhuje n'abandi ariko nsuhuje abantu bari bahita gute hari igihugu hari abantu bamaze kunyandikira nka batatu batuye muri Swede Swede niyo wari wibagiwe koko Swede bama bavandimwe benshi okay tuzajyayo kubasuhuza abantu bari muri Swede mwandike muri comment uvuge ngo uri muri Swede nawe uko uzobubamenya ariko nawe wese n'umuntu wari we wese ahantu ari kuko hari abantu bibereye Masaka urumva badukurikirana ndabazi hari n'abandi batuye i Kanombe ariko nk'abantu bacuruza ariko reka tuzotange promotion ufite imbabazi muri no minsi cyane kandi binjemo sinabipanze bizi yanga umuntu ucuruza ukaba ufite ikintu ucuruza niyo yaba ari kawunga niyo yaba ari umutsima se barawucuruza ko bacuruza kawunga ifu y'umutsima kawunga ni umutsima niba hari umuntu ucuruza ukaba uri muri uyu mujyi cyangwa uri no hanze tuzokwamamariza ku buntu ariko ikiganiro kimwe ngiye singiye kubeshya kuko kimwe twoba tugiye nkunda amafaranga uzatubwire tukwamamarize kandi nusanga azaba ari umunsi umwe wo kwamamaza nusanga nyine icyo kiganiro cyo kwamamaza ku buntu cyarangiye uzihangana ariko dutanze promotion umuntu ushaka kwamamaza tuyitange ku bantu nka batatu abantu batatu gusa turebe muri sector zitandukanye ya mbere abacuruzi umucuruzi ya kabiri kandi nawe gavuga iya kabiri abantu bafite amamezo de passage abo reka tubareke barishoboye nakazi umuntu abo nakazi n'ibikorwa abacuruzi umucuruzi cya kabiri si ubwo ni bandi genda umva abacuruzi aribo twakwamamariza ku buntu gusa ya umucuruzi cyo ni kimwe icya kabiri umuririmbyi isura ajya kumwamamariza ikireka afite YouTube yiwe iri kwinjiza hari igihe itari kwinjiza afite nk'abasabu 20 oya nyoko arabagwanyije oya sheri oya uzi umuntu ufite abasabu 20 uzi yari gusenga ngo Imana izamugeze ku gihumbi reka nkubwire ukuntu tubigenza kubera ko n'ubundi urabintunguje kandi uzi urwego nkundamo amafaranga ubwo rero reka abantu bashaka kwamamaza ku buntu ku kiganiro kimwe tuzakora kimwe gusa n'igisoza kandi kizaba gitwika kabisa tuzagikora neza nta kintu na kimwe dusabye
wowe uzatuvugishe tuzumva ko ibyo ukora twabikora utwereke ibyo ukora kuko dushobora no kuvuga umuririmbyi tugasanga aririmba ibintu tutokwamamaza ibyo akasugo yaba ari ibiki ugasanga yenda nk'ijwi gentiri hari igihe wamamaza umuntu ugasanga ibintu atanga si ngiye ko numva byose sinjyana zose nazamamaza ni Yesu ubwo ntashobora kwamamaza ize se uri kwita uyibona yo so karagaciyeho katugaruke tubane mu gitaramo turabasuhuje mwese twabaramukije ahasigaye rero reka tuganireho gatoya uyu munsi ntago ndaba ndi nyoko sheri mumbare n'ubundi ni mwari mumperuka si twavuze ngo ndi mama wawe ntago rero ubu ngubu ndaba ndi nyoko ntago ndaba ndi mama wanyu ndaba ndi mwebwe ndaba ndi umwana kameramani arayu yewe ntibamurebera hariya mu gikoni yangiye kubariza abakunzi ba PTV show twakurikiye ibiganiro mwagiye mukora ibiganiro mwagiye muvuga intambara mwahuye nazo ibibazo mwagiye muhura nabyo niye nama wagira abantu bari kunyura muri ibyo bibazo bisa nk'ibyawe cyangwa se bimeze nk'ibyawe neza cyangwa byenda gusa icyambere kubera ko ari ikiganiro kandi dufite iminota mike umuntu uzotwandikira tuzoyimubwira irambuye ariko kubera ko hano nyine tuba tubinyujije kuri kamera turavuga twihuta inama ya mbere nk'umuntu wanyuze muri ziriya ntambara nanyuzemo kurwara n'ibindi bibazo ushobora no kutaba uri kunyura muri ziriya ukanyura mu zindi zose ga ni intambara zose aba ari intambara icyambere namugiraho inama ni uguceceka mu ntambara icya kabiri ni ugusenga cyane guceceka mu ntambara iyo umuntu ari mu ntambara ni ukuvuga ngo ikintu cyose ukoze kikubera urugamba gihita kiva mu ndi mwambi wo kurwanya ijambo ryose uvuze ritari ikibazo abapolisi njya mbona iyo bagiye gufata abantu bagiye kubwira ngo ijambo ryose uvuga rishobora kuba uzakoreshwa mu rukiko kuko bararikodinga ni ukuvuga ngo deje uba ugiye mu kibazo ushatse cyane kabisa ni ukuvuga ngo rero icyo gihe uratuza ukarwana intambara ucecetse iyo ni intama ya mbere inama ya kabiri ni gusenga ni antibari irinda umuntu buriya amasengesho buri intambara imana ntitugirira neza kuko twasenze imana itugirira neza kubw'imbabazi zayo gusa iyo twasenze iyo twasabanye nayo none hari n'ibindi ikora hari amabonasi igenda itanga ariko buriya imana igirira umuntu neza ititaye ngo bimeze gute kuko nabo twita abapagani imana izimukura mu bigeragezo atayitabaje icya kabiri ni ugusenga kugira ngo usabane n'imana iyo uri gusabana n'imana biguha imbaraga zo kwirinda ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo imana niyo soko y'ibintu byose ibyishimo urabigira umunezero urawugira mbese uhita uja mu kindi kirere kitari caha mu isi tuja mu kindi kirere kitari caha mu isi ibyo mu isi rero uza usa nk'ubisize iguha amahoro nka ya ndirimbo ngo amahoro Yesu atanga tukabibona nk'ibitare nuvuga ngo ihita ikurenza ikirere wari urimo cy'intambara ikagushira mu kirere cyo muri future ukazajya ureba future muri present cyane ni ukuvuga ngo ukazajya ureba kugirirwa neza kw'Imana kandi bimeze nabi iyo ni iya kabiri iya gatatu nagiramo umuntu ni ukubwira abantu bake uzi ko bagufasha ntukibeshe ku bantu si buri muntu wese ugukunda si buri muntu wese ugufitiye impuhwe si buri muntu wese ukwifuriza ibyiza abantu ni abantu ikindi cya kabiri umuntu nanakugirira nabi ntukamwitwaremo kuko nawe siwe buriya nta muntu ubyuka mu gitondo gusa ngo avuge ngo reka mpemukire runaka keretse ba bandi nyine
baba barahisemo gukorera ubwami bw'umwijima abo bo baza babigambira no mu maraso yabo no mu bitekerezo niko kazi kabo nibwo buzima bwabo so ni nk'izo nama natanga. Yego murakoze cyane. Ari umuntu ushobora kwibaza ati ese ko umaze igihe kirenga umwaka hafi imyaka 2 warabiciyemo Imana yarahinduye ubuzima why icyo gihe utabivuze muri iyo periode yose utatanze ubuhamya of course cyangwa se kubera iki ubu ngubu wahisemo kuvuga ubuhamya bwawe niye mpamvu yagusunitse cyane kuvuga ubuhamya bwawe? Okay, iya mbere ni ukugira ngo abantu bumve Imana bumve Imana yakoze ibintu uretse wenda hari akantu ndibuze gusharinga kandi ntavuze ariko Imana yakoze ibintu ntashobora kuvuga abantu ngo bumve kuko hari ukuntu isi hari umuhanga mu psychologist n'umunyakanada yitwa Jordan Peterson yigishije amakaminuza n'umuntu abantu benshi baramuzi cyane. Yaravuze ngo ikintu gikomeye nuko ibintu by'Imana bigira logique ziri kuri understanding n'abanyabwenge badashobora kumva cyane. Nuvuga ngo n'umunyabwenge umuntu wize ufite za ibintu byose wa wundi uja gukoma amashaka azakomesha intoki gutya kubera ngo yagira gutya. Nuvuga ngo logique z'Imana zirenze understanding y'amasomo yo mwisi. Yego. So harya warumbaje niye mpamvu so impamvu nyine nari mvuze gutyo nuko narabanje ndabanza ndicara ndatuza mfata umurongo w'ubuzima kuko nari mpinduye ubuzima mfata umurongo w'ubuzima ndatuza. Ico ni kimwe. Icya kabiri nashatse ko abantu bumva imbaraga z'Imana. Yego. Niho nari mvugiye biriya bintu imbaraga z'Imana zitandukanye n'ubwenge mufite n'ubwenge abantu dufite n'ibyo nshobora gutekereza. Nuko ngo Imana ikora ibintu mu buryo bwayo muri sezo yayo mbese bikora mu nzira zayishaka. So nashatse rero muri bimwe nanjye yankoreye nkuko nawe uri kutureba hari cyo gukoreye kuko abantu baranyandikiye ari benshi benshi za Swede ubwo bwa mbere mvugishije n'umuntu uba muri Swede nta inshuti nagiraga muri Swede. So abahehe mu Bwongereza USA ho ni benshi muri Canada bo twabanye abantu benshi baramvugishije abantu none cyantangaje hari umuntu ambwira ibintu yanyuzemo bimeze nka birananyuzemo arambwira ngo dufite ibintu twanyuzemo ariko batubujije kuvuga fata igeze mikoro ati dufite ibintu twanyuzemo ariko abantu batubujije kuvuga. Yego. no gutinya n'ibiki so njewe rero naravuze reka kuko Imana yangiriye neza sinatinya kuvuga icyo Imana yankoreye cyane ahubwo nakivuga kugira ngo nundi uri kukinyuramo yumve ko kizarangira kimukomeza nk'ubu nyine intambara uri kunyuramo wowe niba ufite umuvandimwe niba ufite inshuti niba ufite umuntu uri kunyura muri ibyo bintu imyaka 2 igiye kuza cyangwa igihe runaka kigiye kuza ibintu uzajya ubivuga nka story uzoza umanyura umutsima wamuseka ngo nibutse byabihe mbese umuntu ajya yibagirwa vuba cyane umubiri uyu munsi uzuvunika ukababara hakira tuzumenya ko ahantu igeze kubabara ntujye unibukana n'ingano y'ububabare ntujye usigarana mu bitekerezo gusa ko ntubiva ngo ubwumve. So rero nge nabikoze kugira ngo abantu bumve imbaraga z'Imana n'impamvu nagiye mentioninga bimwe na bimwe n'abantu bamwe bakoze ama reaction ntago aribo nashakaga kuvuga nta muntu navuze nabi nta n'uwo nifuza kuvuga nabi ahubwo biriya nabivuze kugira ngo abantu bumve imbaraga z'Imana ni part y'ubuhamya kandi ni part y'ubuhamya kugira ngo uri uvuga ikintu by fact ni byiza. Ikindi cyatumye mbivuga ubu buriya nkuko nabivuze kare umuntu iyo uri mu gihe c'intambara ujya wirinda kuvuga nuja kuvuga umere nk'umusirikare ugiye ku rugamba ugenda uri equipped uri fully equipped iyo ibi ndabivuga mu migani ariko abantu bakuru murabyumva kuko kubera ko tuba turi kuri YouTube kuri mutandao abantu b'interprete ibi nako ngiye kukivuga mu migani ariko muracyumva nuko ngo nuceceka nuja kuvuga uzavuge uri fully equipped uzamere nk'umusirikare ugiye ku rugamba umusirikare agiye ku rugamba azatwara ibintu bitatu by'ingenzi bitewe na role agiye gukora
hari abasirikare barasa utubunde tuto hari n'abasirikare barasa imbunde nini mashinigane za burende ariko ngomba kuzayikoraho pe bigirira amatsiko niwe ubivuze hanyuma so iyo rero ugiye kuvuga no mu ntambara kwihangana n'ibikunanira kuvuga bikakunanira byibuze uzirinde ntukavuga ibintu nyine ngo wamupfa cyangwa ngo wamupfa kuvuga ikintu ibintu mbese muri make udahagaze iyo umusirikare agiye ku rugamba azatwara bullet proof antibar ikimurinda kurumva ni ukugira ngo niba murasa akibashe kumurinda cyo ni kimwe cya kabiri azatoranya imbunde ari burase bitewe n'aho ari buhagarare kuko aho uhagarara haguha ho kurasa cyo ni cya kabiri cya gatatu azagenda afite amasasu ahagije n'utwari dusasi tubiri kurasa nyine nujya kuvuga ibintu nujya gukora ibintu no mu buzima busanzwe umuntu nakugirira ishari umuntu akakurwanya umuntu akakugirira nabi akangiriza ubuzima bwawe uzicecekera umubabarire ariko nuhitamo kuvuga uzagende nk'umuntu witeguye nyine uzagende nk'umuntu witeguye ugende uri fully equipped bivuze mu migani ariko abantu barumvishije cyane murakoze cyane wenda dusa n'abagana ku musozo ikindi kibazo icyo si ikibazo ntago wabivuzeho neza wabinyuzeho ni ubuzima bwawe bwo muri gereza yego ubuzima bwawe bwo muri gereza byagenze gute ni gute wari ubayeho wabibonye gute mbese utubwire mu ncamake utubwire ubuzima bwawe bwo muri gereza rero nahabonyemo imbaraga z'Imana umunsi mfungwa bwa mbere nagiye just ngiye kuripotinga bisanzwe mpageze ba mu rupapuro rwo gusinya nanga kurusinya webiho urabizi ariko ko ndabwira abantu ndango twaza tunavugana kuri telefone mbere yo kwinjira nari ndi kuguhamagara wari unategereje ko nanasohoka nkaguhamagara so ninjiyemo umupolisi wari uhari arambwira ngo sinya ngo runo rupapuro ndamubwira ati ntago ndi burusinya arambwira ati hari amahitamo hari dore ibintu biri bukubeho ni bibiri nudasinya runo rupapuro uri kumva nudasinya runo rupapuro ndagufunga nurusinya ndakureka wigende kandi urwo rupapuro rwari urupapuro nyine rwo kungarura kandi nyine iyo utarusinye baragufunga ntibakugarura baragufunga akirusinye barakureka ukagenda ugakurikiza amabwiriza so ikintu cyahise kiba rero nanze kurusinya noneho nange kurusinya umupolisi ahita nyine process nyine ya arrest nyine yo gufunga ahise nkuramo inkweto ankuramo amashati n'ibiki atabanyambika amapingu banyinjiza mu modoka noneho ndagenda ngera kuri gereza nageze kuri gereza ari 8:00 ngo ngere kuri gufungwa ni bibi gufungwa ni bibi pe nabonye ibintu mwabantu nukuri gufungwa ni bibi nuko ngo iyo bakujanye muri gereza uzabanza bakagukuramo imyenda yose kurumva ico kintu bakagukuramo imyenda yose batitaye ngo urabyumva gute tuzumva bazabanza bakagukuramo imyenda yose bagafata umupira urabuze umupira w'amazi bakakurasaho amazi niba bari koza umuntu niba bari kugira gute simbizi bagafata umupira bakagushahiraho amazi cyo ni kimwe arangiza bakagucekinga nuwa ngo bagucekinga ahantu hose nubwo ahantu hose nibyo kuri guseka so icyo rero kirangiye bahise bampa imyenda ndinjiraga noneho kwinjira urumva nari mfite ubwoba bwinshi mfite ubwoba numva ubwoba nari mfite si ubwoba bw'uko wenda hari umuntu wangirira nabi ahubwo nari mfite ubwoba nyine nari mpuye n'ikintu ntigeze mpura naco ntari niteguye nyine kigize so kandi noneho mu gihugu kitari icawe biba bitandukanye n'igihugu cawe
so noneho ndinjira baranyandika baza babarura hariya haba ibintu ngo by'amagangster abo bita ngo ni amagangster abantu wenda hano ntibihaba abantu ntibabizi abantu bajya babyumva ariko ntibazi ubusobanuro bwabyo iriya haba ibintu by'amagangster ni amagurupe asa nyine amagurupe iyo winjiye rero muri gereza ikibazo cya mbere bazabanza bakakubaza bajya kubaza ngo ese uba muri gangster nuko nyine mbese impamvu ndi kubivuga ni ukugira ngo muze kumva inyuma igitangaza naboneyemo aho ngaho barambaza ati suba muri gangster ndababwira ati no njyewe ibintu by'amagangster usibye kubona abantu b'abahanzi bavuga ngo ni umuge numvaga abagangster ari abaraperi nanjye ndi kujyana no ntago ari bo ni ukuvuga ngo ni amagroupe hariya nahasanze amagurupe abiri aho nari mfungiye hari abo bita ngo ni abakekeke abantu baba hanze bo barabazi ni ukuvuga ngo abakekeke ni abantu ni abahezanguni nibo bantu ba mbere b'abagome ku isi babaho b'abazungu akenshi usanga baba biyogoshesheje nta musatsi bafite ni abahezanguni banga birabura kurwe ni ukuvuga ngo ibo rasizme yabo si yayindi ngo arakureba ngo akwereke isura mbi ajya kureba agahita acira hasi ni kukwitegereza we agahita acira hasi none ikindi cya kabiri ajya kubwira ngo mbonye opportunity gusa yo kukwica nahita nkwica ibo ntibaye nyine na abantu baba hanze baza bo niba mutaza abakekeke ja kuri gogoring rebe so ahubwo kuba ndi kubivuga YouTube ishobora kuza kubihagarika sinzi nuko so aho harimo abakekeke noneho harimo n'indi groupe y'abandi nyine bandi sinari mbazi noneho haza umupolisi w'umuhinde ico gihe nyine bari kugira haza umupolisi w'umuhinde arambwira ngo ni ukuvuga ngo gereza ziba zifite iyo gereza aho yari gereza muri Edmonton bita Edmonton Remand Center abantu barayizi abahari iba ifite ibice bibiri hari noro hari na side ni ibiri mu butaka hasi iriya hasi noneho iba ifite noro iba ifite na side noneho abo ngaba bakekeke bari muri noro abo bandi bari muri side ni ukuvuga ngo umupolisi arambwira ati reba sindi umurasiste ndi umuhinde niba abahinde birabura arambwira ati uri mugenzi wanje hano rero hari amagurupe abiri kandi ayo magurupe abiri yose biri very dangerous kuri wowe ariko inama nakubwira aho kugira ngo usange bariya abandi wapfa kuja kuri aba bakekeke none abo bandi bo ni abasazi nuko wapfa kuja hariya tisawa nuko bampaye icumba bandagiye none hano nari mfungiye harimo udutanda tubiri ni ukuvuga ngo uba ufungiye mu gaseri wagira ngo bino bintu nari nzi ko nzabe ariko umutima wakaza umbwira ngo kora ibintu byose hano uzatanga ubuhamya umutima buri gihe wakajya ubimbwira nahise mpima ninjiramo nanasize nshushanyije nari mfite nasabye creyo ino creyo ndayisaba nandikamo ibice bya Bibiliya muri gereza nasize nanditsemo ibice bya Bibiliya siga nshushanyije ibintu kuko ibice nabyanditse mu Kinyarwanda ariko amagambo nyandika mu Congereza kuko naravuga ati niba hari umunyarwanda uzafungira iki kintu azagisome noneho amagambo yandi nyandika mu Congereza noneho nanashushanya ndibuka ko nashushanyije inkuru ya Yosefu ariko nyishushanya mu buryo urabona hari utukatuni bashushanya agatwe akarongo kamanutse udukoni tubiri n'utuntuza tubiri nuko nashushanyije no nkayishushanya nkandika uyu ni Yosefu nashushanyije ya nkuru yiwe ari muri gereza nuko noneho ubwo nari mfite crayon mfite n'urupapuro bajya baguha nyine iyo ubisabye barabiguha nuko noneho ahantu ninjiriye rero mwumva ko niho ibitangaza byatangiriye kumberaho muri gereza ninjira nari mfite ubwoba pe n'amarira ntari kubimenyera noneho nafashwe ari muri sama haba hari ubushuhe hariya n'umuyaga ubushushe noneho hariya hari muri kave ubundi iyo inzu iri hasi iyo basement iyo ari muri sama irakonje hejuru agashuha iyo ari muri winter ari mu bukonje
basement zishuha hejuru hagakonje so njewe rero none nari muri basement twari turi muri basement urumva hari hakonje cyane bari bashizemo ubukonje kandi ubukonje bw'abazungu bavukiye hari tibumeze nk'ubwacu umuzungu muri -10 abayumva ntacyo bimubwiye twebwe muri -1 no muri 0 umwirabura ikibazo kizakiba nuko noneho rero mba ninjiye ahita haza undi muntu nawe bari bazanye abona ndikurira aramvugisha sinamusubiza abona nyine meze nabi ahita akuramo utunini yari afite arambwira ngo tuno tuntu hitunyoye ngo twagufasha noneho ari utunini nyabaki utunini nabonaga nyine ari utunini nyine utunini dusanzwe tw'umweru tujya gusa nka paracetamol arambwira ngo tuno ngo tunyweye ngo twagufasha tamati no no iwe ahita atunyoye mu minota itarenze nk'itanu yahise agwa hasi mbese nutwo kwiyahura muri make mbanza ari nk'uko kwiyahura ahita atangira gutitira aratitira noneho ahita atangira kuzana ifuro nyine mbona ameze nk'upfuye ndakomanga urumva muri gereza hariya haba hari akantu kameze nka telefone kaka alarm iyo ugakanze umuntu uri kuri reception ahita kuvugisha muri speaker nawe ukamusubiza akakumva bitankanda kuri ako kantu nyine kuka alarm baraza nyine bahita bamufata baragenda none ikibazo nasigaranye uyu muntu ni umuzungu ndi umwirabura aba ni abakekeke ntibavuga ko ari umwishe sigara nibaza ndabitekereza ubwoba bura kandi ga buriya umuntu nakubwira ikintu ubwoba buzabushira ariko umuntu atarakubwira ikintu wowe ibitekerezo bishobora kugusaza byinshi ndatekereza zavuga ati mana nukuvuga ngo bwari uko amasaha yari ari kugenda agenda naza mvuga ati bagiye kumpamagara ngo ninze nsobanura ukuntu nishe umuntu ndahwera mera nk'umusazi nka isaha iminota 30 naza nyibona nk'iminsi 5 nuko ariko ibyo bintu mbona biciyeho kinini sinakinywa uwo muntu mbona baramutwara kandi wenda wari kukinywa ukagira n'icy'umutwe cyangwa icyo gusinzira uwo muntu baramutwara ntiyanagarutse nuko noneho urabona ino migati ya penkupe sinzi ukuntu iraba yita agaslice kamwe iriya bajya bafata umugati bakawukata twaryaga ibintu urabona uno mugati ukuntu bumeze bakawukatamo kabiri urabona suzi ko uri triangle gutya bakawukata hano gutya bakawukata na hano gutya nako uburi square noneho square bazita gute mu kinyamurenge umukate ukuntu umeze abawuzi nukuvuga ngo bakawukata gutya bakawukata na gutya hahita hasigara utuntu twa triangle dutoya tumeze nk'isambusa tune nono nibira twaryaga ninjoro kumanywa tukajya gaslice kamwe ka penkupe urabona penkupe akantu kamwe ka penkupe niko twaryaga nono bakaduha amata baduhaga urabona gafuniko k'ikaramu tugire tubiri na mbese nk'umutemeri w'akabido baduhaga akantu kameze kangana nyine kuri bagashiramwe amata nono bakaguha n'agaslice kamwe k'umugati noneho bakaguha kandi gatemeri karimo udushimbo nibizo twaryaga tukabirya saa 11 ukongera kurya izindi saa 11 z'ejo uri kumva inzara iranyica aha rero niho naboneye igitangaza c'Imana nshaka kubabwira uzi ko umunsi mpagera nakoze amasengesho aho muri gereza nari mfite ubwoba bwinshi cyane kandi ndi umuntu ugira apeti ngira apeti iyo nicaye ku mutsima nzamva ku isahani nyiteye agahinda nyibabaje bifatika kabisa noneho mbwira Imana ndasenga mbwira Imana ndabwira ngo Mana nkuko wabanye na Yosefu untungire muri kigeragezo nabivugaga nkabivugishwa agahinda ariko nanone ngasenga gahamagara pasiteri tukavugana akankomeza ari ijambo yakundaga kumbwira ngo Imana akwira kuremera amashimwe nuko noneho numva hano naboneye igitangaza c'Imana mbwira Imana ngo Mana uzantungire muri gereza ndaryama ndasinzira kubera ko umunsi amasaha 12 abangana nk'icumweru nta telefone uba ufite nta televiziyo
uba ureba uba ufungiye ahantu hatari n'idirisha uba ufungiye ahantu wicara gutya toilette muba muri kumwe ni ukuvuga ngo inzu ako kazu nateye n'intambwe zibiri gutya nazo utarambuye zibiri mbese gutya intambwe zibiri toilette biraho none hari igihe uba urimo wakora gahunda ikaba stack nyine amazi ntagende kandi ntibomuzana ako kanya kuri urwo rugendo ukamaramo amasaha 8 kugira ngo bazane umuntu gufikisinga ico kibazo uri aho hantu nta dirisha ririmo ngo umuyaga urinjira nta kantu na kamwe kagufasha aho ngaho urabaho hantu ufite inzara kuranyura no muri ibyo bintu mbwira Imana ndabwira ngo Mana hano hantu ndi uhantungire sinkaribwe n'inzara umfashe niba uri bunyinjizemo ibindi bintu niba uri bukora ikimbabarire umfashe mwumva ikintu Imana yankoreye uzi ko buri uko twajaga kurya kuri plate yanje haje umuntu arambwira naramubonye n'amaso arambwira ngo urumva hariya haba hari abantu babansiye bamaze igihe muri gereza ico gihe bakuramo abantu bagomba gusavinga barazaga kuko gereza za hariya ziba ziri imiryango ni automatique bikoreshwa na machine bakanda kuri machine umuryango ugaslidinga bagakanda kuri machine umuryango ukifunga nta muntu ujya uza ngo afungure aba ari machine gusa bifungura haza umuntu uwo muntu buri gihe akanzanira imigati 3 buri gihe buri uko tugiye kurya akazana imigati 3 akanzanira isosi akanzanira amata noneho ari mu gakapu gasa agakopo gasa nkakisumbuyeho kandi imfungwa nkabona ni imfungwa kamubona yambaye imfungwa kabona gutya ariko buri gihe arambwira ngo umutima waramubwiye ngo ibintu ngo ajya binkorera akazana slice 3 nukuvuga ngo umugati 3 akanzanira harya irabasiga ku mugati bahita gute bleba urabona bleba harya bleba niyo bita bayitanga iki nibagiye ukuntu hari abayita nibagiye ukuntu mugira uko muyita mwebwe yes akayinzanira none akanzanira hari uburyo bayifunga mu dutoya akanzanira 3 kandi abandi bafata kamwe akanzanira 3 noneho akanzanira n'akandi gakopo ku ruhande karimo imbuto zo kurya yakundaga kunzanira umwembe natwa harya za zindi ba Kenya bazita gute zimwe bajya bavuga ngo stera ubwenge zitwa gute stera ubwenge za zindi sheri za zindi ejo bundi wari uri kumbwira ngo nizo ngo nizo ngo uri kumva ngo muri iyi minsi ngo ukumbuye zitari inkeri se cyangwa oyaye nta mbuto uzi ziba ziri mu gakapo ziba ziri mu ntuza ziri ku gati turashize ayiwe okay nizo ntabwo ndi kwibuka nizo niba bizahera asa nizo azita gute niba urabona ziba ziri mu kantu kakantuza none ziba zifite agati ari twinshi yes bazita gute mu Kinyamurenge ayaye imizabibu yes n'ikinyarwanda akanzanira akandi gakopo urumva yanzanira agakopo karimo imyembe akanzanira agakopo karimo imizabibu akanzanira imigati 3 akanzanira amata kurumva nuko yarangiza akabizana akabishira ku gacray akantuza akabishira buri gihe abandi bajya kurya agapisi kangana nka gutya agapisi kangana kaga triangle njya kabishiraho ku buryo na savingaga ibiryo ku buryo kubera nyine kugira ngo ntaza gusonza kuko twaryaga saa 11 tukongera izindi saa 11 mwaryaga rimwe ku munsi nka savinga narasavingaga nkarya slices zibiri nka savinga kamwe nka savinga n'umwembe na twa tuntuza nka dusavinga nuko noneho ku buryo nisangaga mu minsi 2 nagize imigati myinshi rimwe na rimwe nkanga n'inzara yanjye nkanga kurya kugira ngo nibikomera cyane mbone kurya cyangwa nimbura ibitotsi mbone kurya nuko mbaho ngaho ibaza ko navuye muri gereza mzibushe ku rwego abantu badashobora na ifoto ya mbere na postings abantu baramwe ngo se ko wabyibushe mvayo mzibushe Imana umva impera ibisubizo mu kigeragezo ndarya
ndanywa. None ikindi gitangaje ni ukuvuga ngo hariya uba wemerewe kuvuga iminota 15. Iminota 15 hari ibitelefone bino byo ku ma station ubanza ugakanda kugira ngo uvuge, kikabanza kikakubwira ngo ugiye guhamagara uyu n'umuntu uhamagaye, niyo minota kereka biragiye. none ugasanga nk'iminota 5 canke nk'itandatu yose iragiye, ugasanga umuntu arakwitabye akivuga ngo allo, bagahita bakupa. Ko nakubwiraga ngo bajye bakwiba iminota. bagahita bakupa. Noneho ikintu cyantangaje, haza umupolisi aravuga ngo wowe muzajya nguha iminota 30. Cagi nkaguhamagara, ngahamagara pasiteri tukavugana. Ni ukuvuga ngo Imana iragenda indindira aho hantu. Ni ukuvuga yampamagaraga bisanzwe. Bakunda ushobora kuba uri hanze nyine uri muri Canada ugahamagara bisanzwe, apana urumva ntabwo yari kumpamagara kuri WhatsApp. Nabonaga iyo appel niyo n'abandi mu rusengero, niyo n'abandi muri gigi ndi kuririmba ndi kugira gute, ariho hose n'abandi nabonaga gusa, kuko ntago hazaga buri gihe igize ari nimero zitandukanye. Napfa kubona gusa ari nimero impamagaye bisanzwe nkahita menya ko ariyo. Kuko ihamagara nyine kuri phone bisanzwe. Kandi gakuriya wabaga washizemo amafaranga. Ashiramo amafaranga. So igihe rero nari ndimo muri gereza, hari umuvandimwe wampaye amafaranga $, I think 70. Mani mugisha sindi bumuvuge kuri YouTube kuvuga security yiwe wenda ashobora kutanabishima, ariko Imana iguha umugisha, wowe ndabizi ko wiyizi. Imana iguha umugisha, wangiriye neza pe, kandi ndabizirikana. Uwo muntu yaraje ashiraho amafaranga yiwe gapana yanje. Imana imuha umugisha. So nukuvuga ngo ico gihe ndagenda. Noneho ikindi cyambayeho gitangaje, urumva ko bagendaga bimura abantu. Wa mupolisi araza ahita nyimura muri ico cumba nari ndimo, anjana mu cumba gifite umwenge, akenge nyine kameze nka gutya kenge. None ako kenge karebanaga neza no mu kibuga caho hantu. Urumva gereza iba yubatse nk'umuzero, hagati hari kibuga, hari udutebe two kwicaraho. None ako kenge karebanaga n'ikibuga, imbere neza yako kenge gutya hari televiziyo. Uri kumva ikintu yarankoreye? Yirwa gurunguru. Hari televiziyo. Nukuvuga ngo yaramfashije ku rwego iyo nabaga board nararebaga. Narebye kandi ga televiziyo ni ibisheni gaso kuvuga ngo ni YouTube na amasheni. Kwamamaza navuye hariya nzi ibintu byose ndango mu gihugu bari kwamamaza. Ukareba kwamamaza udutente, ibiki filime z'ibitente, ariko kugira ngo byibuze bigire gute bitwara umunsi, bitware amasaha. Ankorera ikintu gikomeye. None nk'umugabo umwe muri babakeke umukuru wabo araza, kuko aho hantu ico cumba baza bakirwanira kimeze gutyo. Araza arambwira ngo we baguhaye kira cumba ngurambona. Igihe kimwe narasohotse, kandi aho hantu narinde nje nyine mwirabura wari urimo gusa. Je ni mwabantu ibintu bya racisme ntimubizi. Niba hari ikintu kibi kibaho ni ironda bwoko, biragatsindwe n'umuntu urigira. Imana ikubabarire kuko ni ribi, urana umuzimu ugenda. Uziko nicaye nigeze kujya baduhaga iminota 5 yo kureba film, iminota 30 yo kureba film. Ngasohoka ninjira muri sale bari kureberamo film, bose bagahita basohoka, tugagusigamo wenyine. Bose bagahita basohoka, kandi bagasohoka bifashe hano. Bose bagahita basohoka bifashe kuzuru, kuko ganti bashoboraga kunkubita hari abapolisi. Bose bagahita basohoka bifashe kuzuru bagasohoka. Ntureba gutya kubikubwira ntago wabyumva, ariko umuntu uri muri iyo situation uzumera nk'umusazi. Ujya uhita wumva nta curico, uhita wumva nta gaciro ufite, uhita wiyumva ukundi. Ubu buzima iyi si twayiboneyemo amabanga kabisa. Ariko Imana iramfasha, mvamo ndi muzima, kibagira ico bantwara. Amazemo igihe kingana iki? Namazemo ahambere namazemo ibyumweru nka 4 cyangwa gutyo. Kabiri bona amazemo amezi 2. Oya, ahambere ndumva warahamaze ibyumweru 2. Ni 2 cyane 3. Oya, ni 2. Ni nka 2 weeks. Half aho sinkibuka neza. Ni ibyumweru 2.
ibyumweru bibiri kabiri niho watinze niho natinze usibye ko aho hambere ubwo rero ugiye kudusobanurira nayo ngiye kuvuga amakuru kandi ibyo byose mvuze byabaye ahambere byose mvuze byabaye ahambere aha kabiri ho nta bibazo byo nigeze mpagira aha kabiri bampaye icyumba cy'amasengesho bakatugaburira neza bakatwitaho neza tukareba televiziyo bakaduha umwanya wo kuvugira kuri telefone iminota 30 ico gihe iyo bampaga kuvugira iriho noneho banakwemereraga kuvugira kuri WhatsApp video call ariko ukoresheje mashini yawe ico gihe nakazamuhamagara tukavugana kuri video nambaye imyenda nyine akayibona tukavugana kuri video tukaganira ukuntu yabaga ari iminota mike ariko sinzi ukuntu byagiye ase hari igihe bakongezaga ariko hari igihe banyongezaga hari igihe bakongezaga kuko hari igihe bahitaga umbwira ngo nkwereke Kenaya nkamukwereka ukamureba noneho hari ikintu cyantangazaga nanjye wenda nubwo nari umunyamakuru hari ikintu cyantangazaga nk'ukuntu Kenaya ntabwo yarazi kuvuga ariko buri gihe ubwo wamubwiraga Kenaya wandirimbiye kuko nakundaga nanjye kumuririmbira Kenaya akahita muririmbira indirimbo ya Chance na Ben buri gihe imwe kandi siyo yonyine yarazi akahita muririmbira ngo yesharakora none akazamubwira ngo hindura indirimbo ubona umwana mutoya yari uruhinja hamwe ati Kenaya hindura indirimbo agahita yanga akongera agasubiramo yesharakora kambwira gutyo noneho nkageraho nkamubaza ni kubera iki umwana ari kurimbira indirimbo byanga byakunda nawazi situation urimo arashaka kubwira ko Yesu akora nibyo rero iyi niyo party rero ya nyuma y'ubuhamya Imana ibaha umugisha twabutanze kugira ngo mwumve imbaraga z'Imana mwumve uko Imana yakoze si ibi gusa hari n'ibindi byinshi cyane tutashatse gushira kuri kamera ibi nibyo twashize kuri kamera tutanabivuga ngo birangire imirimo y'Imana ni ibintu nabayemo imyaka 4 ni ibintu birebire iyi gusa niyo party ya nyuma nashatse gusharinga ariko ni byinshi pe ni byinshi hari igihe cyageze ariko reka kano nkavuge hari igihe cyagiye navuze c'uburwayi muri party ya kabiri nigeze kuzajya nyoba inzira ndi gutaha ngataha nawe ndi gutaha nkayoba nkava nka hano nkahita ngenda nk'ahantu h'iminota 50 abantu babiriya ba driving barahazi nkahita ngenda ahantu h'iminota 40 iminota 20 nahagera kandi nyenzi ngo ndi gutaha nahagera ngahita mvuga ati tusiko ndi kuyoba hari abantu bake ibyo bintu bari turi kuvugana nawe hari genda twabaga turi kuvugana akambwira ngo nayobye inzira nzi neza yuko reba nawe witekerezo wowe inzira unyuraho buri munsi ujya mu kazi ugaruka mu rugo ujya mu kazi ugaruka mu rugo ni ibintu nyine bitumvikana bimeze nka movie nyine naragendaga kandi nabaga ntwaye nkagenda nkayoba noneho hari n'igihe nageraga ahantu nkagenda tuvuge nje nko mu rugo kandi ahantu usanzwe nyura buri gihe nahagera umutima ugahita umbwira ati wayobye noneho wayobye umutima ukamubwira ati ahantu uri kuja siho wayobye ati kata gutyo neza umutima ugatuma ati kata hano gahita mpakata nagera imbere kavuga ati tuzi ko nayobye ngahagarara none kugira ngo nibuke inzira nkaparika imodoka ngafunga amaso ngapfuka n'amatwi ngaparika imodoka ngafunga amaso ngafata n'amatwi guke ngatekereza nkashushanya inzira mu bitekerezo nkagenda nibuka gake gutyo kugeza nyitoye kugeza mpageze ariko ibyo bintu byose Imana ibinkuramo Imana irabinkiza mu by'ukuri ubuhamya ni burebure ibindi bice tutashe yarinze ni ibice birimo abantu birimo tutashe yaringa kubwa sekirite y'abantu ndetse natwe so ni ibintu nyine tutavuga kuko byakora ku bantu niyo mpamvu kandi impamvu tuba twatanze ubuhamya suko tuba dushaka kuvuga abantu ahubwo nuko tuba dushaka kuvuga imirimo y'Imana rero Imana ibagirire neza Imana ibafashe abantu bari muri izi ntambara Imana ibasure n'abandi bari mu zindi ntambara abarwaje abana abarwaje abagore n'abagabo n'abandi bafite ibibazo n'abandi ikintu cambere cyo mbabwira ngiye gusoza nubona ikintu kidasanzwe kikubayeho ukabona ikintu kikubayeho kidasanzwe
ntukagishira aho ngaho gusa ngo ntigisa ngo nyine ngo ntukumirwe, nta kumirwa kubaho. Ikintu cyose kitari kugenda mu buryo bwose kiba kizanywe na Satani. yego Waba wemera ko imyuka mibi ibaho, waba utayemera ibaho. cyane Waba wemera ko isi y'umwuka ibaho, waba utayemera ibaho. Rero nubona ikintu kikubayeho, niyo byaba ari ugusitara abandi mu nzu ntibasitare, wowe ukazajya uhora usitara, ujye umenya ko hari impamvu. Ujye wihutira gusenga, wihutire kubaza Imana. Hari igihe cageze ndavuga ngo reka nsenge Imana imbwire bino, ubundi ibi bintu ni ibiki? Imbwire, nishaka imbwire n'amazina. Mwabantu ibi byose nobivugira kuri kamera, ikazimbwira izina kugeza aho nakaza mvugana n'umuntu gutya, apana noneho mu mwuka, gutya turebana, umuntu akambwira tugendere hasi ngendere hejuru gutyo. Rero ibintu byose bibabaho, ntimukazaye mubifata ngo twabuze uko tugira nyine ngo nuko nyine ngo nuko ngo byararangiye ngo nuko ngo nzana umuyumba umwe ngo arasenga ngo arambesha. Oyaye, uzi usenga uhamagara abantu. Yesu Kristo iyo yajaga ahantu, ibaze ko Yesu yaje mu isi, asanga harimo ibimuga, asanga harimo abasazi, asanga harimo abagwaye abadayimoni, asanga abantu bose bafite ibibazo. Bamwe baranavutse gutya, ariko bose ntiyabakiza, akiza bake muri bo. Ariko hari abantu atirengagije, abantu bamutabaje, ibo yataga na direction anakujyamo. Ibaze ko hari umuntu wamukoze aravuga ngo ninde unkozeho, ata direction yari kugenda arahindukira. Ngo rero abantu hatabarwa uwatabaje. Ibintu nubifata ukabirambika ukabishira aho ngaho, bizokwica nyine. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabaza nzagutabara cyane. Rero ikindi kandi mbwira abantu, ijambo ry'Imana, hari ihame riri mu ijambo ry'Imana rivuga ngo murwanye Satani. Iryo jambo ryaramfashije. Murwanye Satani nawe azabahunga. Iryo ni ihame, tibisaba kubisengera ngo Satani mpu, ni ihame. Umuntu wese wamurwanyije aramuhunga. Ikindi kintu camfashije, hari ijambo pastor igeze kumbwira riramfasha kabisa. Arambwira ngo ubu bwami turwana nabo bwaratsinzwe burundu, nta na rimwe buzigera butwigaranzura, bwatsinzwe burundu. Ni ukuvuga ngo rero umuntu niba ufite n'umuntu wawe uri muri ibi bintu, umenye ngo ibyo bintu biri kumubaho ni ubwami bwatsinzwe. Nubihishurirwa gusa ko bwatsinzwe, ugakora icyo ugomba gukora, buziruka. Bene data, Imana ibahe umugisha, turabakunda. Mwakoze kubana natwe. Ciao ciao.